Yes, ndagira ngo munyemerere muntize iminota igera kuri 5 yonyine kugira ngo mbe ngusobanuriye amakuru y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa muri kureba kuri no screen yanyu. Ni umukobwa wapfuye ababaye, niwe muntu wa mbere mu mateka y'u Rwanda upfuye urupfu rubabaje nkuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho n'abari inshuti ze ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri nujya kureba neza kuri WhatsApp cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, uraza gusanga bari gukomeza kugenda bahererekanya aya mafoto y'uyu mwana w'umukobwa. Yari umwana w'umusirimu, yari umwana ukiri mutoya, yari umwana ufite ejo hazaza heza nkuko byagaragaraga, gusa ntago byaje kuza kuba byakunda ko aguma kuri no si y'abazima, kubera ko ubu turi kuvugana yamaze kuba yashiramo umwuka. Ushobora kwibaza ngo ese urwo rupfu rwatewe n'iki? Ese kubera iki uyu mwana w'umukobwa abantu bari gukomeza kugenda bamugarukaho yaririmbye zihe? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kugarukaho muri ino minota 5. Mbere yuko dutangira, kwanza banza urebe munsi ino video unkandire aho handitse ijambo subscribe kugira ngo inkuru zitazajya ziguceka. Ubundi uyu mwana w'umukobwa yitwa Divine. Uyu mwana w'umukobwa yarasanzwe akoresha imbuga nkoranyambaga ndetse hari abo yiganye nabo. Mu by'ukuri yari umwana w'umusirimu nkuko muzi abana bo mu Rwanda ukuntu bamaze kuba bagera ku rwego rushimishije mu kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga, bityo bakaba bamenyekana kabone niyo nta ndirimbo yaba yararirimbye. Uyu Divine rero ku mugoroba washize yagize gutyo ubwo yarari muri ghetto cyangwa se mu nzu ye ari kwitekera, arangije agira gutya arateka, acana gaze. Iyi gaze y'ibiro 6 niyo yarari gutekeraho, ariko mu guteka kubera ko nubundi yarasanzwe akoresha imbuga nkoranyambaga, dore murabizi ko hari igihe umuntu ajya guteka akabanza akajya muri telefone agatindaho bikagenda gutyo, kandi gaze nyamara burya nubwo abantu batayizi kiriya buriya ni igisasu umuntu aba yibikiye. Uyu Divine rero ubwo yarari guteka yagize gutya ahishije inkono imwe, arangije azimenya gaze, ariko ntiyayizimya cyane kubera ko nubundi gaze yakomeje irafunguka cyangwa se ibona hica. Umuriro ntabwo wakaga, ariko gaze yo kari akantu kazamura gaze cyangwa se ako bita bana ko kakomeje gusohora gaze nkuko biri gukomeza kugenda bivugwa n'abatari bakeya. Hanyuma uyu Divine rero yaramaze guhisha inkono imwe agiye guterekaho indi ya kabiri, ariko mbere yuko atereka iya kabiri we yabanje n'ubundi kujya gusubiza cyangwa se kujya muri telefone, ariko gaze ayisiga umuriro utari kwaka ari kuri kuzamura gaze. Ubwo rero yaragarutse ahugutse kugira ngo ajye yacana. Mu by'ukuri inzu yarara gutekeramo idirishya ryari rifunze ndetse n'umuryango wari ufunze, byumvikane neza ko gaze yavaga mu icupa ntabwo yabonaga ahantu ica kugira ngo isohoke. Kandi murabizi neza ko gaze iyo izamutse ikabura oxygene cyangwa se ikabura aho ihungira, ihita ikora ikintu kimeze nk'ikibaro cyangwa se cy'igisaso mu kirere, ku buryo igihe cyose kiboneye ibishashi by'umuriro gihita giturika. Buriya ikintu nababwira nuko abantu batekera kuri gaze bagomba kumekinga sure ko idirishya rikinguye cyangwa umuryango ufunguye, kubera ko bitabaye ibyo igihe cyose gaze izafuitinga cyangwa se izazamuka ikabura ahica, izahita yirema ikintu kimeze nk'ikibumbe aho ngaho mu nzu. Hanyuma niharamuka hinjiye umuntu unywa itabi cyangwa se mugacomeka telefone, kwa kundi ucomeka telefone cyangwa se ucomeka caji muri prize, ngira ngo murabizi ko hari ibintu bisa nk'ari ibishashi bita biturika. Biriya bishashi rero iyo bituritse buriya ya gaze yagumye mu nzu mu kirere, iyo ihuye n'ibyo bishashi cyangwa se n'umuntu uri kunywa itabi cyangwa se n'ikibiriti ucanye, bihita bibyara igisasu. Nta nubwo umenya ibintu bibaye kubera ko wowe wumva ikintu gituritse, nta nubwo ucyumva, ahubwo byumvikana n'abandi bumva ikintu gituritse kubera ko wowe kiraguturikana uba warangiye. So rero uyu Divine nawe rero yageze gutya, yaraje guteka inkono ya kabiri, hanyuma rero ahita acana gaze. Mu gucana gaze mu by'ukuri bihura na wa mwuka wa gaze wari utegereje aho usohokera cyangwa wari utegereje ibishashi, hanyuma umwana w'umukobwa biba biramuturikanye. Abantu bumvise ibintu biturika, uyu mwana w'umukobwa rero yahise ashya isura yose. Nuza kugerageza neza ukareba kuri no foto uri bubone ko babanje kumwambika bande umubiri wose, ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yahise akorerwa ubutabazi. Mu by'ukuri bamujyanye kwa muganga umwuka ukimurimo, ariko ntabwo byaje kuza kuba byakunda kubera ko uyu munsi muri iki gitondo nibwo twakiriye inkuru ivuga ko uyu Divine yashizemo umwuka. Reka tumubwire uti aheza ni mu ijuru kandi Imana imutuza heza.
mu by'ukuri ubwo nyine igihe cye cyari cyageze kugira ngo asarurwe, kandi buriya byose biba mu bushake bw'Imana, biba mu mugambi w'Imana. Gusa ariko ibi bintu byari bikwiye kubera isomo, nk'uko nari mbabwiye, nimba uri gutekera kuri gaze, ngira ngo turabizi ko u Rwanda ruri kwirukanka cyane mu iterambere. Buriya kuba umuntu yatekera ku makara ni rimwe na rimwe cyangwa se ku nkwi, ibyo byo bishobora kuba bitakinabaho hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda, biri kugenda bicika. Niyo mpamvu abantu bari kugerageza guteka kuri gaze z'ibiro 6 mu buryo buciriritse. Ariko icyo wamenya cyo, muntu ukurikiye iki kiganiro, icyo nakubwira cyo, nimba utekera kuri gaze, making sure ko mu gihe cyose ugiye gutekera kuri gaze, banza ufungure idirishya, hanyuma kandi hafi yawe hagomba kuba hari indobo irimo amazi ndetse n'itorosho cyangwa se isume cyangwa se undi mwenda wose uri hafi yawe aho ngaho, ndetse n'umuryango ufunguye. Impamvu itorosho n'indobo irimo amazi ni uko muri cya gihe, ngira ngo murabizi, iyo utangiye guteka hari igihe nk'isafuriya iba yaratobotse, hanyuma amavuta agatonyangira hariya ku muriro wa gaze, hanyuma bigatangira gushya. Muri cya gihe bitangiye gushya rero, hita ufata ya torosho cyangwa se undi mwenda wose, uhita ujandika muri ya ndobo irimo amazi, hanyuma uhita uza ushyire hejuru ya gaze irimo iraka mu gihe itaraturika. Iyo ni inama ya mbere kandi ni ibintu byagufasha. Hanyuma ikindi kintu ni ugufungura idirishya kugira ngo umwuka gaze yasohotse ibona ahantu ihungira. Hanyuma umuryango nawe, mu gihe bidakunze wenda ko idirishya rifunguka, byibura fungura umuryango. Ibyo rero ni ibintu bishoboka kandi nibwo buryo bw'ibanze bushoboka cyane mu kuba wakirinda inkongi ya gaze, kuko hari utundi tuntu tuzi bita detector gaze, utuntu bashyira mu nzu ku buryo iyo kumvise gaze cyangwa se fuite ya gaze, hari nk'igihe umupira wa gaze imbeba ziba zarawuriye, hanyuma ugafuitinga cyangwa se ugasohora gaze, nyamara wowe ntubimenye. Ako kantu rero bagashyira mu nzu hafi na gaze, ku buryo iyo kumvise impumuro ya gaze ko gahita gasona kakakumenyesha ko hari ikibazo, hari gaze iri gusohoka mu buryo butageze gute, mu buryo budasobanutse, hanyuma wowe ukaza kuba wakirinda. So ngayo nguko rero, ngira ngo murabyumvise. Abibazaga nimba gaze y'ibiro 6 itwika, ngira ngo murabyumvise, gaze iyo ariyo yose iratwika. Gusa nanone ntabwo ushobora kuba wayivaho, kubera ko n'imbabura y'amakara nayo ubwayo irica. Buriya imbabura y'amakara nayo iyo uyishyize mu nzu, imbabura y'amakara iyo uyishyize mu nzu ya sima, hanyuma ukiryamira, biza kurangira nawe ushizemo umwuka. Mu gihe cyose uri gutekera ahantu, fungura idirishya, ufungure umuryango kugira ngo ibi byose bidakomeza kukubaho. Ngira ngo iyo niyo nama nabaha rero. Ahasigaye mukomeze kwirinda, tubwire inshuti n'abavandimwe ba Divine bakomeze kwihangana. Mu gitondo cy'umuzuko abo twabuze tuzongera kubonana. Reka mbashimire cyane, mu nkandire subscribe. Ahasigaye ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista.